mana yanjye ntabwo uzi ukuntu hano kwa muganga ibintu biba bimeze abarwayi bagutesha umutwe noneho hari abaza bavuza induru ukagira abarwayi ibisazi ukajya abarwayi abadayimoni gusa besha nanjye ndagukumbuye umva ndaza kureba ukuntu shift yanjye nirangira turi buze kubonana pe ariko stress mfite se z'aba barwayi biraba byanyoroheye ikibazo mukunzi wanjye muga cyamaye uretse umuntu yari yarimo araboroga indi yayihaye umunwa uje kuri telefone koko kuri kunsakuriza none se usize umurwayi hariya uje kuri telefone ese mota akazi kawe kayobewe ku buryo woza kunyigisha ibyo nkora nta n'isoni uri kumva urusaku uri kunzamuraho ntabwo ari urusaku muganga sibyo uvuye yaranzi ko nabyo gutegura security zigusohore hano uvuye hariya ugenzi kujya gutegura icyumba ahantu uri buvuye nyine uri kuri telefone ujya gutegura icyumba wowe uza kunyigisha ibintu dukora nta soni nasura umuntu arafashwe nande basi siri mutabishoboye basi wabwo undi muntu akagera akabikora reka mubwire umurwayi wawe kwanza mbere na mbere wamuturishije mbere yuko umbwira sobuhana ntabwo byumvikana uvuye hariya ubona umuntu ameze nabi mata gabanya agasaku nawe ko numva ufite agasaku nk'ako umurwayi wawe uzanye nta soni uri kwiyumva ukuntu uri kumbwira bya disipurine bikenya by'abamotari uri kubizana hano kwa muganga ibi nibyo wize se zigusohore ibi nibyo wize nibyo nize se uranyigisha ibyo nize hano muganga baba we niki madamu ni njyewe wazanye umurwayi none niba wamuzanye none se kutari kutuvurira ukaza ndabavurira nta byangombwa umurwayi wanyu afite nta muryango uri umuryango we mupfana iki ndi nyirasenge uri nyirasenge nta byangombwa by'umurwayi nta mafaranga yo kumuvura afite mwaragize mukaza hano munyigisha ibintu byo gukora nta soni mufite none se ntago wafasha umubyeyi ibyo byangombwa n'amafaranga mukore ibyibanze basi mukore ibyibanze ibindi bireba ibyibanze nabirebye uriya murwayi wanyu afite ikibazo ari kwivugisha induru nta kibazo kinini afite warabyaye ubundi wowe se uranyigisha uko mbyara ubwo se wowe warabyaye ubu umwana aramutse apfuye wabigenza ute ni wowe wa mbere se waba upfuye kandi nanone ibyo ngibyo hano ni kwa muganga turi kugusaba basi turi kugusaba sibyo mufashe umurwayi ubundi amafaranga yose muri buduce kwanza murabizi mwa bantu mwe babiri muri kundwaza umutwe uri kumva mubanze muhamagare ababyeyi be cyangwa umugabo we baze hano bazanye ibyangombwa byose bazanye n'amafaranga muri kugira mufashe nimurangiza mutoroke mugende gutyo gusa mu gihe batarahagera none wowe mufata umujyane mu cyumba mu gihe batarahagera njye namukozeho namucekinze iby'ibanze nabirebe ko twari kumwe wakoze ibihe aracyari kure nta nubwo arateganya kubyara aracyari hasi basi mutarushinge rwo kugabanya ububabare areke kubabara hariya ese mota ugiye kuzana ibintu byo mu muhanda ukuntu bakora moto unyigisha hano nta soni nta kintu wamufasha urushinge ndumutera ahita agagara burundu uyu mumotarira wowe ko ibyo kubyara ubizi waganiriza arabizi se ko yabyaye yarabyajijwe umwana atari uwa mbere upfuye napfura muzi umva madamu reka nkubwire ntabasohora hano ntabwo ya sekirite zikabasohora nta soni sekirite se nibo baganga budufashe bajya kutuvurira umurwayi noneho ikintu gitangaje abantu b'inzererezi ni mwege mwirirwa hano muri kudusakuza nta soni dufashe basi none se ubwo nta mafaranga mufite nta byangombwa bwo muri kunsakuriza mu bikenda niyo basi aya mu nganya agasakwe kanige ese ibitaro ni byiwe cyane aha mana yanjye ndabona ibyaha bitoroshye nibabarijwe n'uriya mwana ariko uyu muganga mufite ikintu mupfa cyera akari gusa pe cyahe ko nta kintu dupfa ese umugabo wakize umugabo se ko nahereye kare muhamagara wa muntu we simwavuganye hano twavuganye wumva yakore nawe kwiza kuri pe ikibazo kiri hano nako ubanza cyangwa umugabo araza amubyaze ndabaganga bahaye ikibazo umuganga ari kuvuga ati je basi umuryango we cyangwa umugabo waba hari bishyure no banze kugira ikintu kimwe bamukuraho babu ni kibugande kanongere muhamagare twumve mubwiye wereza amafaranga basi bakomeze bamufashe mu gihe atari gutinya ntiruyaga bari ibyo rwose hano abaganga n'aba ngaba barahari uyu muganga azigaye umuntu aratwite inda n'imvutsi ari kubyikoresha ngo nashaka apfa uyu muganga agiye singukubeshya njya mureze bamufunga
ariko nyine ni serivisi twavuga ko ari serivisi oya yagize ibyago umwana yagira ikibazo reka nze nongere mpamagara umugabo we nubwo ahageze icyo tugira imana wenda bino bitaro wenda bari kubaka bishasha bari kubona nuko se noneho yavuyeho iyo niyo ze ni umugabo wawe wa mugabo wiwe singuri se mwahoze ajya baramareso njye ushubizemo usubizemo n'ubundi mwana yanjye ubu noneho ndabigenza ni kuko ubu noneho ndabigenza ni muta mushaka ibintu mwakoze muri ino minsi imana iri twakoze iki ndabizi hehe kera yakababwiza ukuri ngomeza kuguma kwa muganga nifite akazi ko gukora mundeke nisubire mu kazi kanje nigendere naho ndi bino ntabwo mbishoboye ubuse uramuntana noneho ndagira ni none ngomeza ntacyo ari cyo nakoze utakoze nanagushimiye imana iguha umugisha ariko nanjye urumva ibibazo nsigayemo mbaye meri wanjye simbizi niyo ko uramuzi kundusha n'uwo mugabo uhamagaye kompoze nawe uramuzi kundusha aha burahazi uko mubishaka mwiyage mwifashe ndebe bwanyu ngenge kumurabwa imiti nsubira ingenge izina ry'Imana mfite byinshi byo gukora nanjye mfite umuryango ngomba gutunga bana karibu ariko umukecuru nkawe what kuba wicaye mu ntebe uri muri telefone uri kugira gutya umwana wawe ari hariya kwa muganga yabuze uwo atakira yabuze uwo agira gute kumva nta soni ufite tuvugisha ukuri noneho usigaye ubona ko ndi mukecuru ese utari mukecuru ni ese nzicare mvuga ngo sindi muzee nimba dufite umwana nimba tugiye kugira umwuzukuru aho tudashaje ni hehe ku buryo unyita mukecuru okay Fiete ibyo nakubwiye kare wabikozeho iki ako se nkubaze wagira ngo mbikoreho iki ako se nta nubwo ushobora kunyumva byibuze bwa rimwe wowe uraho uhangayikishijwe n'uri kwa muganga ariko mana we ariko ngiye kwibariza akabazo wenda ukansubiza byibuze nka 60% ubundi uramwana urangira iki ariko se ubundi ndiro wakubwiye ko mwanga njye ntago mwanga ariko yarakuze yabonye ko akuze yiteza inda ikindi kandi yabonye ko nta nama zanjye akeneye akeneye zande ugakeneye izawe si uri kumushyigikira mu mafuti ariko se nimba ibintu byarabaye okay ndabyemera yararangaye bamutera inda ariko se noneho tumuterereho tumurimireho itaka birangire burundu tumwange mwese ubwo nimba tumuteranye n'indondo uzaba muri hafi hako ubundi kuki wumva wamushyigikira ubundi njyewe nta nubwo ndi kumva impamvu udashobora kumva ko kuba agiye kubyarana na karaka ntazi kakavuna muheto ngo ni akagabo kakamafuti kadashinga nikabyine bitaguhangayikishije noneho umwana wawe ubundi wowe kuki nta kintu bivuga wowe uri aho gusanga ngo agiye kubyara ese nkubaza akabazo gatoya nubwo nakambere utigeze ukansubiza ngewe ibibazo byawe maze no kubirambirwa nta kibazo ubwo hasigaye kurambirwa ngewe wowe se nakurambira mbere y'uko ngushaka uzi njye nari meze mbere y'uko wumbita amaso yawe ukambona uzi nari meze uko wari umeze kose ntabwo wari umeze nka kariya kagabo uko nari meze byarahindutse ngira ubuzima ndabushaka n'iwanyu mbaha ubuzima ko nta kintu mwari mufite pe
kweshya ni bibi no ku musozi w'iwanyu ni mwebwe mwajyaga kuvomera mu kibindi mwari iciro ry'imigani sori kuba mbikubwira wenda ako si ubundi nkubaza cyangwa se ukugira ngo ntabwo ari ukunyurira ahubwo ni ukunyurira inyuro zawe zawe ntabwo wagiye ubimbwiye ugarutse kubinyibutsa yes kuko uri kurengera ku mwana wacu uriya mugabesha ashobora kuvamo umuntu ukomeye akanadutunga twebwe none ibyacu byarashize none uri kumureba gutyo gusa uriya n'ikiyedu udashoboye no kugikora afite umutwe afite amaboko afite amaguru twese barawurya amaguru barayarya ubundi reka nkubaze iyo wifata ukangereranya na bariya njyewe ndi umugore urumva nagombaga gushaka umugabo ufite icyo afite nakubwiye ngo iyo uza kubura isake uri rushati nkuriya mugabo ntabwo nari kukwemera ntabwo nakugereranya na bariya kuko bariya bakuri hejuru barakurenze kuko hejuru y'ubukene bafite ariko bafite ubumuntu Yesu uri kureba ukabona nta bumuntu mfite habe namba yawe uri ubufite aka kanya ntabwo wari kuba byagiye ahangaha wari kuba wagiye kwa muganga gusa njye ikintu gusaba ni kimwe ntabwo nongera kugusaba icya kabiri wiyaranje bigere saa sita z'ijoro wageze ku mwana njyewe se ndarangenda ijoro ndi umurozi ndabikubwiye kandi si ukukwinginga ni ukugutegeka bigere saa sita z'ijoro wageze kuri uriya mwana bitari ibyo ako nawe ntugakabye wagiye mu burenganzira bwanjye ubuhe burenganzira ahubwo ndabuguha ukarengera none sinabwo uri kubibona ko ntashaka kujyayo wandetse wagiyeyo ubundi wowe nturi se inzira ntabwo uyizi wagiye umwana ni uwacu twembi kandi noneho ibituma ari kwa muganga birareba cyane wowe umudamu njyewe se birandeba cyane ko nakubwiye ko ntari muganga ko nakubwiye ko atari nanjye ubyaza ko ntari umugabo we ubundi kubera iki wumva wanyohereza kwa muganga shisha itabona kwa muganga habaye kwa muganga babuze iminsi 3 wamaze kwa muganga utaka mama wangezeho wagize urabyibagiwe none uwawe nawe wageze hagukenera uri kumubwira ngo reka mbisubiremo bigere saa sita z'ijoro wageze kwa muganga tuzabirebeje ushaka munani bigere saa sita z'ijoro wageze kwa muganga tugasoje ko muza mwiruka bigenze gute se boss nturi kubibona karangiye karangiye bamujangara twagiyeho nzi neza hariya ahubwo twagira ngo tubwire bose mwasoje bose twasoje okay usigaje akazi kejo nyine buri kintu kimwe iki nta kivuga nyine twagira ngo rero ukuntu tugenza kuri nese ntago muzigiye muhemberwa cyumweru nk'icyarangiye urabizi neza yuko oya murabizi ko muhembwa icyumweru kirangiye muje gukora iki icyumweru kitararangira urabona icyumweru gishize twarakoze oya ni mugende nese ngiye nyakure ko muzi ko nanjye bayampa icyo gihe kugira ngo nyabaye tuzadukora oya ni mugende tubayeho gute ko oya ni mugende muzigiye muhemberwa nimukaneza ibibazo oya wese ngenda we bimeze bite wowe bose wiriwe mwiriwe yego akazi kararangiye noneho nje kukubwira bya bibazo byanjye kuko madamu wanjye kwa muganga na n'ubu ngubu biracyakomeye naringize ngo nibura ube wamfasha umpereza amafaranga nanjye njye gutabara umuryango wanjye mwese ibyo nakubwiye kare ntabwo wabyumvishe nabyumvisha ariko nuko amafaranga ahari urabizi ko mutaraduhemba oya ceceka nongeye mbikubwiye mwese sinakubwiye ko uko banza ugakora akazi ukazabona guhembwa none se boss wambwiye ngo ho dukora oya ntabwo bishoboka nizeye yuko amafaranga ubu ngubu ibyo nakubwiye niko bimeze nta mafaranga ahari amafaranga azaboneka icyumweru kirangiye kubera ko icyumweru muhemuki dufite oya ntabwo bishoboka ni ukuri mfasha rero ibintu byayoberanye nta cyerekezo n'iki na kimwe mfite n'ubu tuvugana bari kumpamagara buri kanya nuko nirengagije nkabwira madamu wanjye yuko mu kanya ku mugore akazi ni karangiye uri bumpereza amafaranga oya ntabwo bishoboka ibyo nakubwiye nibyo n'ubundi ngiye kugusubiriramo amafaranga aboneka icyumweru kirangiye iyi nzu ntabwo ari iyanjye nanjye urabizi ko boss ama amafaranga
nkabahemba icyumweru kirangiye rero ntabwo nabona amafaranga yo kuguhemba kano kanya ntabwo bishoboka rero ubwo nayo icyo gihe oya ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ntabwo bigenze gute kuko bose reba umugoroba uri inzu igera nire uhangari we nizeye kuri bumfashe none umugoroba urageze nta cyerekezo n'icyo use ndajya kwa muganga mbabwiye ngo kandi nababwiye yuko nari nabikubwiye kabisa nari nabikubwiye nta kindi narenzaho oya ntabwo bishoboka nabikubwiye kare n'ubu ntabwo bishoboka taha uzagaruke cyagiye duhemberwa si ukizi igihe duhemberwa ndakizi ariko ikibazo nagize birumvikana nawe wabigira kandi byakubaho oya ahubwo taha ujye kwitegura akazi k'ejo cyangwa nkwirukane burundu oya ntabwo wanyirukana none akazi niko ngaho taha rero mva mu maso ndagusabye mfasha pe mwema dufite icyumweru niyo numvaga yo nakoreye nayo mfite rero bose nanjye ntabwo aramo amafaranga ngo mbahembe basi se wamuhamagaye ubu ngubu ntabwo bishoboka abafite igihe yambwiye nzajya mwakira amafaranga ntabwo bishoboka ndabigenze gute ngashyiremo ibyambayeho nawe rero oya ntabwo bishoboka ndagusabye basi ahubwo urimo urantakariza umwanya reka ngende ndabigenza gute sawa ahubwo umugore wawe ni ukuri mbabarira ndakwinginze pe sibyo nawe biranyobeye mota yewe motari kanguka yeguka reka kumara nyagasani bwije nta nubwo umuntu yabimenye ibi ni iki mukagira imana bwije bingana gutya bwije pe yababuje rero ntacyo nakoze pe yewe ni ukuri imana iguha umugisha ubufasha nakoze nuko ntabwo ngira nakozeho nashobora imana iguha umugisha pe n'utu ngubu koko burije utwiriyeho ntubireba se ntabwo n'ubu naparitse umurwayi se bigeze umurwayi nyine aracyari hariya aho kuri resebusiyo n'ubu na mukanya mvuye kumureba nsanze nyine ariko akundi igise kimumereye nabi ntuzi ubu ngubu ntabwo nyandikwa ndi mu kazi naparitse ntacyo nakoze umuntu wahereye kuva akaruhamagara yewe namuhamagaye ariko nyine ubwo araje abaganga se basi batangiye kumutera ibintu by'ibishinga nta kintu baramumara dore ngo warahageze komera rero neza muga isa cara ni wowe ni njyewe umurwayi wawe ari hariya kwa muganga banze kugira ikintu n'iki na kimwe bamufasha ngo nta mafaranga bahanze no kumuha n'ikindi cy'umutwe rero sinzi ukuntu bigenza wa mugabo nanjye niri umunsi wose naze gusigwa umubyeyi hano ari wenyine ndavuga ati basi kambe ni hano nguretse ko nshoboye n'ubundi nabonye n'ubundi byose rigiye kubikora yewe n'inzara imumereye nabi yewe njye nirukanka mvuye mu kazi akanya tuvugana nibwo nkivayo niko kuza nirukanka ushyitse ahangaha ndagushimira ibintu byose wankoreye pe ni ukuri ngushimiye mbikuye ku mutima nta kibazo ariko namwe mujye mureba pe nanjye umuntu naparitse moto ngiriya imaze umwanya munini hariya niriwe mvuga ati basi n'umubyeyi ntabwo nari kumusiga wenyine wenda ntabwo ndi bubaka amafaranga wenda yuko wenda niriwe hano basi ngomeye makeya ibyo 250 by'ibyo namuzaniye no kwa muganga hanyuma nigende nanjye mu kazi pe basi ndebe ko nacura aheje mu gitondo mu y'ikibini mbwira wa mugabo ngubu ngo n'ubwoko nganambwira wari giye wakora iki reka mubize kuri ngewe ndagushimiye kubw'ibintu wankoreye nje nirukanka ubu ngubu tuvugana nta n'igiceri na kimwe kijana mfite kuko nje kureba aho bigeze kuko ntabwo kazi nigeze amafaranga nabuze uko mbigenza wankoreye ibintu byinshi ndi kugushimira ubyumve rwose nta bundi buryo nta n'igiceri nsigaranye ubu tuvugana nese wamubwiye ku kazi bakaguhereza amafaranga none se kari kigiye bandekure banyijeje ko kuva mu gitondo ndi gukora bari bampe ku umugoroba bagira bakampinduka urajya mbigenza none nje ko nshimye wenda ko amafaranga wenda ko moto yamaye ubu murwayi wawe baramuvura bate ko umuganga uri hano nabonye none ari hembe rigenda rero uko nkubwiye niyo ku kazi byagenze uko nguko nta kintu kimwe bigeze ba nje ngo mpagere ndebe umugoroba waje ukomeza
nta kindi kintu narinzanye murebe gusa none sinabigenza gute sinari kuguma iyo Manyaga, ngiyo ntaco tugira. naguhaye cyose ngo ku kazi baranyishyura nta mafaranga bigeze bamera kuko bambwiye ko kuva mu gitondo bari buyame ku mugoroba umugoroba ageze barampindutse mpita mubwiye nti kanze nkoresha uko nshoboye kose nze nirukaho niko kugira ahangare umutari nta kuntu utangiriye shaka nkubwire rero wa mugabo nta nibwo bwa mbere ngubonye iyi famille nibwo bwa mbere nyibonye njye nta kibazo mfite rero kajye mu kazi basi ndebeyo yo nzishyura ejo ndebe ko mfite ikibine ngomba kwishyura nta kibazo ariko bino bintu biragoye ndakurahiye niba uje amafaranga ufite do uramurwaye uramuzi mbese ndagushimiye cyane sawa kose wankoreye nta kibazo yego nukuri ntase mugabo mwego ku gihe twahereye tuguhamagara no ku kazi ntibaguha n'uruhushya none mbwira ubu ngubu motari ngize amahirwe yamfashije nanamushimiye pe kubwo bwitange kuko nawe ureba ingendo zose nakoze kugeza n'aka kanya nta n'igihumbi ndabona none mbwira wowe nk'umuntu wakurikiranye umudamu wanjye kugeza aya masaha wabonye bimeze gute none se ikibazo cy'umudamu rero ni cya kibazo twakubwiye nta mafaranga nta byangombwa twaje gutya uko twaje niko twiriwe ahangaha umugore ari kuribwa nta kintu bamufashije ahubwo wowe ubu ngubu mu kazi nta nubwo baguha n'uruhushya igihe twaguhamagara nta kintu na kimwe bigeze banyemerera wumva ko banyijeje ko nkomeza ngakora hanyuma ko nanjye nivumbuye mu kazi ndakora ariko gateye komeza ukore ku mugoroba ndaza kubwiza amafaranga ndavuga ko nta kibazo umugoroba ugeze barampinduka nibwo nje nirukanka ngo nze ndebe aho bigeze utaha batakwishyuye nta kintu kimwe bampaye nuko nguko naje ndumva bitoroshye rero aha ku bitaro nta kintu bari bugufashe simbizi uriya mubyeyi n'uriya mwana rwose sinzi uko biri bugende ariko namwe ntimwagakwiye kugeza izi saha nta n'amafaranga muteguye yo kujya kubyara gusa ngewe rero twiriwe aha inzara ndakubwiye ngo kugira nta n'amazi turafata reka ntahe byibuze ngere mu rugo wowe usigare ku murwayi ngewe mu rugo ngire n'utwo ntigura muzanire nawe ugire icyo ukora gusa kuko ndabigenza gute mana yanjye ibaze ko ikintu kigiye kubonera agahinda ni ukuba nje nirukanka nkaba ngeze aha ngaha mwumva ko nta serivisi n'imwe ikomeye baramukorera ugenda ujya kumureba urebe ukuntu ameze ni ibibazo gusa ariko nawe ndagushimira pe ndagushimira nta kuntu utankoreye nta kuntu utangiriye imana ibamere umugisha mwese oya nta kibazo ni uko nyine ngaho reka ngere mu rugo ndebe icyo ntegura ubwo ndaza umbwira uko bimeze cyasa urakoze pe